Data mu izina rya Yesu Kristo turakomeje mwami kuzamura ishimwe ryawe. Wewe wamenyeho uriho ugiruze, amavi yose aza gupfukamira, n'indimi zose zizaguha amashimwe, kandi zose zatura ko ari wowe nyine Mana. Imana z'amahanga n'ibigwamana, abaziringira ntago zigeze batabara. Ni waseranya agakiza uragasohoza muri Kristo. Urakoze mwami iki gihe turimo, aho tubona ibimenyetso byose Bibiliya yatanze byo mu gihe cy'iherezo bimaze kugaragara, kandi yuko ijambo ryawe ryavuye mu kanwa kawe ntabwo rizahera. Waravuze ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi bivaho, ahubwo ngo ijambo ryanjye riveho n'akanyuguti na kamwe, kandi ryose rizasohozwa, nta na kimwe kizahera. Mwami, turi mu bihe wavuze ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasaba kwizera mu isi, mukaro turemere kwizera mu mitima yacu, dubeshwe no kwizera. Ibyo dukora byose mwami bifite ishingiro ku kwizera. Niwe byiringiro byacu Yesu Kristo, nkuko Paulo yandikiye Timoteyo ngo Yesu Kristo ibyiringiro byacu. Urakoze rero abo bose washize kimenyetso cy'Umwuka Wera cyo kumusyo gucungurwa, ubarinde wa mubi, kandi ukomeze kongereza kwitorera abakizwa ku munsi ku munsi. Turagushima rero, urakoze mwami ku ijambo duhaye, niwo mucyo wacu, niyo tabaza. Tumurikire ibihe turimo, tumenye uko tukwiye guhagarara, kuko abesakari ngo barafite ubwenge bwo kumenya ibihe, kugira ngo babwire Isirayeli icyo ugiye gukora. Urakoze rero, dukomeze kuduha ubutwari bwo kandagiriza ukana sikorupiyo n'ubushobozi bwose bw'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu. Itorero mwami ryegukira amarembo y'abanzi, Satani atsindwe mu nzira zose anyuramo, kubera ko waramunesheje n'ingabo ze ku musaraba. Wabambuye ubutware bwabo, bahemura ku mugaragaro kubw'umusaraba. Urakoze mwami, nago twishingikirije ikindi, twishingikirije umurimo wakoze ku musaraba, kuko niho Satani yatsindiwe, hanyuma uzukana intsinzi, mwambura ifunguzo z'urupfu zikuzimu. Niyo mpamvu uyu munsi dufite ubutware mu izina rya Mwami Yesu bwo guhambira mu isi byose bigahambirwa, kuko mu ijuru barabyemeye. Niyo mpamvu iby'ijuru ryemeye mu isi iri ngombwa bikoreke. Turahambira kuko byarahambiriwe, turahambura kuko byahamburuwe, mu izina rya Yesu. Nta butware dufite muri twe, tubufite muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko vuba aha, nubwo tutazi umunsi n'isaha, tuzakubona mucunguzi wacu. Amen. Amen, amen. Amen. Turiho tureba rero ibise, tumaze kubona ibise by'ibyaremwe tuzengurutse. Twabonye ibise by'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Rero reka turebe rero ibise by'Umwuka Wera. Nawe ari kubise. Umwuka Wera nawe ari kubise. Turacyari mu Baroma 8:26-27. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen. Amen. Umwuka arakora iki? Araniha. None twabonye ko igikorwa cyo kuniha kiba gituruka kuki? Kubise. Niba umwuka ari kubise. L'esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Alléluia. Umwuka Wera ngo aradusengera, aratwingingira nk'uko Imana ishaka, aniha, ariko umuniho tudashobora kumva twebwe. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit intercedes for us. Wordless groans. Ngo araniha iminiho tudashobora gusobanukirwa.
kandi twabonye ko iyo umubyeyi akuriwe ari ku bisenda kubyara, umubabaro umutera kuniha. Nuva umwuka wera aranihira itorero, ari ku bise by'itorero, kugira ngo itorero, amen, rivemo icyo Imana yarigambiriye. Abera bazagere kuri wa mwanya wo guhindurwa mu kanya ko guhumbya. Kuko igihe cyose ibise biba bisura ivuka. Nimba ari umwuka ari ku muniho w'ibise, nuko hari ikintu cyenda kuvuka. Kandi umenye ko cya kindi byaremwe binihira, n'umwuka wera azagishura. Imana yabwo icyubahiro. Ubyumva utabyumva, ujye umenye ngo umwuka wera araniha, anihira itorero, aryingingira. Ntuzabane nk'aba bandi ngo kwiteka ngo ntacyo akiza, ntacyo yica, ntacyo akiza. Abo ni abantu b'abapfapfa. Rero umwuka wera aringingira abera uko Imana ishaka, kugira ngo ntihagire n'umwe uzimira. Murumva ko ari ubwiru? Amen. Wari uzi ko umwuka wera akwingingira wowe? Ananiha. Soupir inexprimable. Aniha. Iyo ntekereje aha, mpita mvuga nka Dawidi, ngo ese umwana w'umuntu ni iki kugira ngo umwiteho bigezaho? Amen. Umwana w'umuntu ni iki? Twe turaho ku mwuka wera ariho aradusengera twingingira, aniha. Urumva ni igitangaza, ni mystère, n'ubwiru tudashobora gusobanukirwa mu gihe cyose tukiri muri umubiri. Nubwo wabitekereza ntabwo wabisingira, biraturenze, ntabwo twabisingira. Kandi mumenye umwuka wera ni Imana muri butatu. Ni Imana itugira ku bise, nk'uko Yesu yatugiriye ku bise, kuko ni Imana. Ruvuga ngo rero Imana, niyo mpamvu ririya jambo ya Yohana 3:16 ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazarimbuke ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Ririya jambo rero ngo yakunze cyane, ntabwo turisingira. Niyo yatumye Yesu ajya ku bise by'umusaraba. Nibyo bituma umwuka wera ari ku bise. Nuko rukundo. Bitubona rero agaciro Imana yahaye ikiremwa muntu. Amen. Kandi birumvikana, nitwe twenyine dufite umwuka utazapfa. Urumva rero, iyo tuba turi nyamara amaraso gusa, ntabwo Imana yajya muri iyo byose ngo ijye kutunihira itugire ku bise. Nuko yadushyizemo ikintu kidapfa, ni kiriya mfete Imana ikurikirana, wa muntu w'imbere waremwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu ubona Imana yaragezaho ikora biriya byose, kuko irabizi ko umuntu yavutse arimo ikintu kitazapfa. Amen. Ubugingo n'umwuka ntibipfa. Nubwo uzagenda mu rutazima, ni urupfu rwa kabiri, ariko ntabwo uzashira, uzahoraho iteka ryose. Niyo mpamvu Yesu yakoze ibyo. Ariko iyo iturema nk'abantu barangirana n'ipfa ry'umubiri, ntabwo Imana yari gukora biriya byose. Ntabwo Yesu yari n'ukunda no kuza. Kuko ni ubuzima bubaho igihe gito bugashira. Ariko hakurya y'urupfu rw'umubiri, umuntu akomeza kubaho muri roho. Niyo mpamvu rero Yesu azi agaciro kawe. Haleluya. Amen. Ni twebwe tutazi agaciro k'umuntu, ariko Imana yaturemye irazi agaciro k'umuntu. Amen. Bariya bose bapfuye kuva kuri Adamu bariho, we ntabwo babona gutya, ariko Imana irababona aho bari. Na niyo Yesu yabwiye abafarisayo ngo mbere y'Imana ngo nabo mwite ko bapfuye, yo irabareba, irababona.
yo itubona twebwe tutarapfa, ikabona n'abariya bapfuye. Bo bari mu mwuka ko nta mubiri agifite, bategereje izuka. Twebwe ni imyuka iri mu mubiri. Rero yo itubona twese rero. Amen. Niyo mpamvu ubona abanyarwanda bavuga ngo twibuke kanaka yatuvuyemo. Niyumva se? Apana kanaka zimangatanye. Niyumva se? Hariho l'idée que hariho. Nuko gusa yatuvuyemo. Niyo mpamvu wumva ko hari ikintu ita abazimu. Nta bantu bari bazima, hanyuma ubuzima bwo mu isi burazima, bahinduka abazimu. Abazimu ni umuntu wazimye mu buzima bwo muri iyi si. Amen. Mbere yari muzima, hanyuma arazima, ahinduka umuzimu. Amen. Niyo mpamvu Imana yitwa Kizima, kuko niyo soko y'ubuzima. Imana ishimwe. Ubu rero turaza gusoza tureba abandi baniha. Uyu munsi nta kundi byagenda, ni ukwiga byerekeye kuniha. Kuko aho niho hari agakiza kacu. Amen. Haleluya. Kuramukwa, ibise, imibabaro y'umugore iyo yenda kubyara. Ibi nibyo turiga uyu munsi. Amen. Reka dufate umwanya tumedite, dutekereze ku Mwuka Wera ukuntu atwingingira ndetse niha ku bwacu iminiho idafite uko yavugwa. Uryama uba maso, Umwuka Wera we aba ariho araniha. We ntafite umubiri ngo araruha ngo aryame, ko n'Imana ni umwuka. Aratunihira twaba dukanuye, twaba dusinziriye, twaba turi maso, aba ariho arasenga, atwingingira, aniha. Niwo murimo wamuzanye. Amen. Azaruka ari uko abyaye ikwiye kuvuka. Ni ukuvuga ngo izamuka ry'itorero no kuzuka kwa mbere ko bakiranutsi, ariryo Bibiliya yise yishurirwa ry'abana b'Imana, la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Rero n'abantu bafite Umwuka Wera nabo bari kubise. Niko batubwira mu Baroma 8, abantu bafite Umwuka Wera nabo bari kubise. Bari kubise. Wibaze. Amen. Dusome Baroma 8:23. Bamaze kutubwira ko ibyaremwe biri kubise, biniha, bakomeje kuri 23. Ariko si byo bisa, ahubwo natwe afite umuganura w'umwuka, natwe tunira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Ngo ntabwo ari ibyaremwe gusa bidukikije, ngo natwe abafite umuganura w'Umwuka Wera tunihira mu mibiri yacu. Kubera iki mu mibiri yacu? Ngo tunihira mu mibiri yacu dutegereje, mais aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Ça veut dire la rédemption du corps. Natwe abafite umuganura w'Umwuka Wera mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Mu kwizera turi abana b'Imana, ariko ntabwo birinjira mu muzuzo wose, kuko tugifite umubiri w'amaraso. Hari igihe twitwara nk'abinyama n'amaraso atari abana b'Imana. Igihe cyose tukiri mu mibiri yacu, amen, turi abana b'Imana mu kwizera, ariko haracyari akazi ko kuzagera neza
mu buzima bw'abana b'Imana. Kuko mu gihe cyose ufite iyi kamere ntabwo ukora 100% ubushake bw'Imana buri munsi kubera kamere y'imibiri yacu. Ariko ngo umuganura w'umwuka wera twakiriye atuma tunihira mu mitima yacu, tutegereje rero kuhindurwa abana b'Imana mu buryo busesuye, ariko gucungwa kw'imibiri yacu. Imibiri yacu nitubuza kubaho 100% nk'abana b'Imana, ariko imibiri yacu nihindurwa, igifa ikambara kudapfa, ikibora ikambara kutabora, ikinyana ikambara imbaraga, tukagira imibiri y'umwuka, ico gihe tuzaba turi mu buzima bw'abana b'Imana 100%, na niko kubaturwa gusesuye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Numva ngo rero na twafite umuganura w'umwuka wera, natwe turaniha, kuko nta kuntu utaniha, kuko twabonye ko kamere irwanya iby'umwuka. Iyo uvutse ubwa kabiri intambara iratangira, mbayubuka twayise tension hagati y'ubushake bw'Imana hanyuma na reality urimo, ugasanga birahabanye. Kenshi na kenshi ukibase ndakijijwe singijijwe. Kubera iki? Kubera ko hari intambara itangira hagati y'umwuka na kamere. Iyo rero ituma tuniha, kuko wumva muri uri frustré, wumva utageze aho Imana ishaka kugera, kubera ko gifite kamere y'umubiri. Muri mpamvu natwe dufite umuganura w'umwuka turaniha. Tunira hehe? Mu mibiri, tunira mu mitima, kugira ngo natwe dutakambe tubaturwe umubiri wa kamere. Amen. Turaniha. So uriya murongo mu Kinyarwanda. Ariko si byo bisa, ahubwo natwe bafite umuganura w'umwuka, natwe tuminira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Amen. Amen. Umwana w'Imana w'ukuri wabuze ubwa kabiri, iyi ntambara hagati y'umwuka na kamere ayibamo, bituma rero anihira mu mutima we, kugira ngo Imana imutabare azavemo muri ibyo bibiri bigongana muri we. Kamere ishaka gukora ibyo Imana yanga, umwuka agashaka dukora ibyo Imana ikunda. Iyo ntambara rero ibaho, bigatuma rero tunihira mu mitima yacu. Paravuga ngo twifuza kwamburwa iyi ngando yacu y'akanya gato, tukambara ingando yacu yo mu ijuru idapfa. Amen. Niko kuniha kwacu. Tuba dushaka kwiyambura uyu mubiri upfa, umubiri w'intenke, umubiri w'inyama n'amaraso, umubiri w'urupfu, ngo twambare ingando yacu yo mu ijuru. Iyi ni ingando yo mu isi, ni temporaire. Tuzambare ingando yacu yo mu ijuru, iri eternel, ibihe bidashira. Amen. Niba natwe dufite umuganura turaniha. Turangirize kuri iki rero. Amen. Abantu babitse mu mitima yabo imigambi y'Imana, ceux qui portent dans leur cœur les projets de Dieu. Abantu bafite imishinga y'Imana muri bo. Amen. Abantu Imana mu mwuka wera yabahaye imishinga yayo. Ntabwo mwibuka Zorobabeli ngo basuzuguye bivuga ngo abafite imirimo y'Imana muri bo ikwiye gukorwa kugira ngo Imana isohoze ubushake bwayo mu bantu, abo nabo ni ngombwa barangwa n'ibise. Tuza kuvuga impamvu yabyo. Paulo aravuga mu Galatiya ababwira ko yabagiriye ku bise bavuka mu bwami bw'Imana, umwanzi araza abasubiza inyuma muri kamere, none ngo yumva yo yakongera kubagira ku bise.
murumva intumwa ko yavuze Agalatiya 4:19 na 20. Bana banjye bato, abo nongera kuramukwa kugeza aho Kristo azaremererwa muri mwe, icyampa nkaba ndi kumwe namwe ubu ngo noroshye ijwi ryanjye, kuko meze mu rungabangabo ku bwanyu. Amen. Aravuga ngo mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Bivuga ngo yabagiriye kubise mu kubazana kuri Kristo, kuko ntabwo itorero rivuka gutyo. Hari abantu barigira kubise. Ngo tuza kubona ni muhe buryo. Bivuga ngo hari abantu bajya kubise bagafatanya n'umwuka wera ibyo bise kugira ngo umugambi w'Imana uvuke. Amen. Uko itorero n'umugambi w'Imana. Paulo rero aravuga ngo yagiriye kubisa Abagalatiya kugira ngo bahishurirwe Kristo. Okay? Haza abanzi bababwira ubundi butumwa buvanze no gusubira mu mategeko n'ibiki byose, noneho baravangirwa. Nyuma babwiye Abagalatiya mu bapfapfa mwe, ninde wabaroze? Mwatangiye mu by'umwuka mushoje mu by'umubiri. Amen. Kuko hari abandi baje nyuma ya Paulo babigisha ubutumwa butari bwo, baracurika rero ubutumwa bw'Imana. Noneho Paulo rero arabandikira avuga ngo yongeye kandi kumva, amen, ibise byo kongera kubabyara. Yari yababyaye mu bise, ngo yumva yakongera kujya kubise kugira ngo bongere bavuke kuko Kristo azakura muri bo, nibo bakazaba abantu bashitse muri Kristo, kuko bari barasubiye inyuma Abagalatiya. Nyuma bavuga ngo mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Murumva ko intumwa yabagiriye kubise. Mu ijambo rimwe rero, ceux qui portent les projets de Dieu dans le cœur, abantu bose bafite imirimo y'Imana muri bo, imigambi y'Imana muri bo, imishinga y'Imana muri bo, ni ngombwa bakwiye kuba kubise. Kuko nta mugambi w'Imana uvuka muri iyi si nta muntu wawugiriye kubise. Imana irapartaja, irasangira umutwaro wayo n'abantu bayegera, hanyuma igafata ibiri ku mutima ikayibaha kugira ngo babigire kubise mu gusenga, hanyuma ikivuka cyo mu bwami kibone kuvuka. Imana ishimwe. Amen. Alléluia. Donc les projets de Dieu s'enfantent dans la prière. Migambi y'Imana ivukira mu masengesho. Turabibona mu kurangiza muri Yesaya 37, so umurongo wa mbere kugeza ku 3. Hanyuma dusoze. Umwami Hezekiya abyumvise ashima imyambaro ye, yambara ibigunira, aherako yinjira mu nzu y'Uwiteka. Maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo rwe na Shebuna w'umwanditsi n'abakuru mu batambyi bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umutambyi, kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Mose. Baramubwira ati, Hezekiya yatubwiye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Amen. Abana benda kuvuka nta mbaraga zo kubabyara. Sankeribu umwami wa Ashuri yugarije Yerusalemu, bari mu kaga, mu mwanya wose ashobora kubarimbura, nk'uko yatsinze abavandimwe babo, ya miryango 10 yari igize ubwami bwa Isirayeli, umugwa mukuru Samariya, ubwami bw'Amajyaruguru. None aje yerekeza mu bwami bw'Ibiyuda, umugwa mukuru Yerusalemu. Umwami wa Yerusalemu yitwaga Hezekiya. Amaze kumva inkuru iyo ntumwa yitwa Rabushake y'uwo mwami Sankeribu, menase threat zihari, yahise avuga aya magambo ngo ni umunsi w'amakuba n'akaga, ngo abana benda kuvuka
habuze imbaraga zo kubabyara. Nukomeza uraza kumva ko abihuza n'imbaraga zo gusenga. Amen. Ahita avuga ngo bagende babwire Yesaya ngo azamure amasengesho. Amen. Haleluya. Komeza umurongo wa 4. ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose, shebuja umwami wa Ashuri yamutumye. Ariho arabwira Yesaya binyuze mu ntumwa yamutumyeho. Shebuja umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe izahana ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabire abantu basigaye. Amen. Terura amasengesho yawe. Mvuga ngo imbaraga zo kubyara mu bwami bw'Imana, imigambi y'Imana ziri mu masengesho. Aho niho dusoreje. Imbaraga zo kubyara imigambi y'Imana muri isi ziri mu masengesho. Nta na kimwe cyasimbura amasengesho. Nubwo twagira amafaranga ameze gute, dushobora kugura amateleviziyo mu isi akamenyekanisha ibyacu, dushaka gukora mu izina rya Yesu, dushobora gukora amasitrategi, dushobora gukora uburyo bwose, ariko ntabwo bizabyara imigambi y'Imana, ntabwo bizabyara umurimo w'Imana wimerere. Kuko umugambi w'Imana, imishinga y'Imana, les projets de Dieu bivuka mu masengesho. Amen. Abana benda kuvuka habuze imbaraga zo kubabyara, zirava ese? Abwiye Yesaya ko izo mbaraga zibuze, habuze iki? Habuze abazamura amasengesho. Niyo mpamvu ubona rero umurimo wo gusenga ntabwo witabirwa na benshi. Kuko Satani arabizi ngo nizo mbaraga zo kubyara imirimo y'ubwami bw'Imana. Ntabwo amasengesho nyayo yitabirwa n'abantu benshi. Bashobora kwitabira ibiterane, bashobora kwitabira amahugurwa, bashobora kwitabira amapatizi, sibyo? Iminsi mikuru y'itorero iki, ariko amasengesho nk'aya twirirwamo kuva mu gitondo kugeza aya masaha ntabwo ari benshi bayitabira. Kuko Satani arabizi ngo niho hari imbaraga zo kubyara imirimo y'ubwami. Mwami abahe umugisha. Rero turakomeza dutekereze ku byo twize uyu munsi, tunasenga uko Umwuka kuyobora, yaba usengera wowe ikureba cyangwa usengera abandi cyangwa usengera itorero, ariko umenye ko utari wenyine, umenye ko Umwuka Wera nawe murafatanije, kuko nawe ari ku murimo wo kunihira abera iminiho itavugwa udashobora kumenya nk'umuntu, ariko ngo asengera abera nk'uko Imana ishaka. Rero iyo rero tsanuzancourage, twe ntabwo twitwe nyine mu masengesho. Niyo mpamvu mvuga ni ntabwo ari ubwinshi bw'abantu. Mu rundi ruhande rero turahumurizwa, ntabwo ari ubwinshi bw'abantu. Amen. Kuko usengana natwe niwe afite isanzure n'ibirimo mu kiganza cye. Kuko dusengana n'Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera ni Imana. Urumva rero muba bangahe sicyo cy'ingenzi. Babaye benshi ni byiza, ariko babonetse bake, mu Mana turi benshi kuko turi kumwe n'Umwuka Wera. Amen. Kandi Umwuka Wera niwe ufite imbaraga ziri hejuru y'izindi zose. Icyo ashatse aragikora. Amen. Icyo nicyo rero gituma rero abanyamwuka ntabwo bajya bavuga ngo turi minoritaire, majoritaire kwa Satani. Iyo n'ibitekerezo by'abantu bakiri impinja mu mwami. Tumaze kumva rero ibyerekeye ibise byo mu bwami bw'Imana, kuniha ko mu bwami bw'Imana, imibabaro yo mu bwami bw'Imana, yuko nibanziriza ibivuka byo mu bwami bw'Imana.
kadusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushima kuri aya masengesho uri kumwe natwe. Twumvise ko si ubwinshi bw'abantu buzana impinduka, nuko abo bantu uko bangana kose baba basenga mu mwuka n'umukuri, bagafatanya n'umwuka wera. Urakoze rero, ibyo ushaka mwami bikoreke muri iyi si, ibyo ushaka bikoreke mu itorero ryawe, ibyo ushaka bikoreke kuri Isirayeli, kuri Yerusalemu, ku musozi w'ingoro, ibyo ushaka bikoreke mu mahanga yose, kubera yuko isi n'ibyuzuyemo n'ibyawe. Kandi hari umunsi iyi si izuzuramo kumenya icyubahiro cyawe mwami Imana, nk'uko amazi yuzuye mu nyanja, niko abahanuzi bawe bahanuye, kandi ibyo biragenda biganishwa aho hantu, aho isi yose, ku iburasirazuba, ku iburengerazuba, kusi n'ikasikazi, hazogezwa izina ryonyine rya Yesu Kristo. Amen.